Niba ushaka kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, menya ibiranga ifoto ukoresha wiyandikisha. Amafoto akoreshwa n'umuntu ushaka kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni amafoto meza atarengeje igihe cy'amezi 6 afotowe. Ndetse ushobora gusikana ifoto yafashwe mu gihe kitarenze amezi 6. Iyo ufite umuryango ugomba kuzuza amafoto y'abagize umuryango wawe. Niba uri umugabo ushyiraho ifoto y'umugore wawe, y'abana bawe wabyaye cyangwa abo wadobose cyangwa abo urera mu buryo bwemewe n'amategeko. Ntabwo ari ngombwa gushyiraho ifoto y'umugore wawe cyangwa umwana wawe b'Abanyamerika cyangwa baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwa burundu bwemewe n'amategeko. Ariko unibeshye ukanabikora nta kibazo byakugiraho. Amafoto yinjira muri DIV cyangwa porogaramu ifasha abantu gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika burundu agomba kuba yujuje ibipimo nk'amafoto ya visa yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntushobora kwemererwa na porogaramu ifasha abantu kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwa burundu niba ifoto washyizeho cyangwa hamwe n'umuryango wawe atujuje neza ibisabwa cyangwa yarakoreshejwe mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Gutanga ifoto imwe yatanzwe umwaka ubanza mu gihe wagerageza amahirwe yo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko uwo mwaka ntibikunde, bizagutera kutemererwa ayo mahirwe. Mbere yo gukoresha ifoto banza urebe niba yujuje ibi bikurikira. Icya mbere, ifoto yawe cyangwa iy'umuryango wawe igomba kuba yarafashwe mu buryo bwa digital. Icya kabiri, igomba kuba iri mu ibara rigaragara bakunze kwita ifoto ya kureri, ni ukuvuga ifoto yafashwe igaragaza umucyo. Icya gatatu, igomba kuba yarafashwe mu buryo uwayifashe yayitondeye, yagenzuwe neza ku buryo ugaragara neza, ibyo bakunda kwita mu ndimi z'amahanga iri focus. Icya gatanu, igomba kuba ifoto yarafatiwe ku gikuta cy'umweru cyangwa ku gitambaro cy'umweru. Icya gatandatu, ufotorwa agomba kuba areba muri kamera mu gihe afotorwa. Icya karindwi, ugomba kuyafata wambaye imyenda isanzwe wambara mu buzima busanzwe. Icya munani, ntugomba kwambara uniform uretse imyenda yo mu rwego rw'idini yambarwa buri munsi. Icya cyenda, ntugomba kwambara ingofero cyangwa ikindi gipfuko umutwe keretse iyo ubisabwa buri munsi kubikora mu rwego rw'idini. Iyo bimeze gutyo, mu maso agomba kugaragara. Igipfutse mu mutwe ntikigomba gutera igicucu mu maso. Icya cumi, ntugomba kwifotoza ufite ekuteri mu matwi. Icya cumi na rimwe, ntabwo byemeye kwifotozanya amadarubindi. Icya cumi na kabiri, gufotora ifoto usanganywe ntibyemewe cyangwa gufotora iri kuri perimi ukaba ariyo ukoresha cyangwa andi mafoto ukuye mu bindi byangombwa. Ikindi, amafoto ya snapshot, amafoto yawe yo mu binyamakuru ntiyemewe. Amafoto yo kuri telefone zigendanwa ntiyemewe. Ifoto ya digital ukoresha wiyandikisha igomba kuba yujuje ibi bikurikira. Igomba kuba iri muri format cyangwa iri mu buryo bita JPEG. Igomba kuba ifite uburemere bungana cyangwa buri munsi ya kilobayiti 240. Igomba kuba ifite ishusho ya mpande enye zingana. Igomba kuba ifite pixel 300 kuri 600. Mu gihe ufata ifoto y'umwana wawe, nta sura y'undi muntu yemewe kugaragaramo, agomba kuba areba muri kamera. Mwakoze cyane. Niba ari bwo bwa mbere dusuye kuri channel ya Niyonzima Emile Official, turagushishikariza gukanda subscribe, ukande ku nzogera kugira ngo ubutaha uzabone video nziza nk'iyi. Ikindi turagushishikariza, niba ukeneye kuzajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2022,
ko waza tukagufasha gukora application. Ibyo biba bikubiyemo kugufotora ndetse no gufasha kubyuzuza mu buryo bisabwa kandi bikaba byizewe. Dufite experience kuko dufite abantu batandukanye twakoreye ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe rero twazishimira kuba umwe mu bazajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubigizemo uruhare. Mwakoze cyane. Dukorera mu mujyi hafi ya hoteli Okapi, opposite yaho hari etage ndende y'ibirahure by'ubururu bita Beatitude House. Ni umuryango wa 14 muri etage ya kabiri. Wahadusanga tukagufasha. Bye.